Hey, mwongeye kwirirwa twitwa The Economic Updates. Uyu munsi mbazaniye inkuru. Reka tuganire ku kintu cyitwa R-Night Iterambere Fund. Iki ni ikigega gikomeye abantu benshi bataramenya amahirwe akirimo nk'uburyo bw'ishoramari ariko kandi nk'uburyo bwo guteza imbere umuco wo kuzigama mu Rwanda. Uyu munsi video mbazaniye ikintu tugiye kuganiraho muri make ni ukureba icyo R-Night Iterambere Fund aricyo, ese amafaranga ashyirwamo ajyahe, ese inyungu yabo iboneka ite, ese watangiza angahe, ese wabikuza ryari, tunaganire ese mu by'ukuri niho hantu heza umuntu yashyira amafaranga. Icya mbere, R-Night Iterambere Fund, reka tangire tuvuge muri make icyo ari cyo. R-Night mu magambo arambuye bivuga Rwanda National Investment Trust. Ni ikigega cy'ishoramari aho amafaranga y'abashoramari benshi ahurizwa hamwe, hanyuma agacungwa n'abafite ubumenyi kugira ngo hashorwe cyangwa se gushoramari mu mitungo cyangwa se mu byo mutungo ariko bigiye bitandukanye. Mu yandi magambo, aho kuba umuntu afite amafaranga make akajya gushaka investment wenyine, ahangaha ni ahantu abantu benshi bahuriza nk'amafaranga hanyuma bakayashora hamwe mu buryo butandukanye. R-Night yo isobanura ko ari uburyo bwa open ended balanced fund cyangwa se ni uburyo ikigo kigamije gufasha abantu kubaka umutungo binyuze mu ishoramari. Kandi ikintu gishimishije ni uko umuntu ku giti cye, ikibina, koperative cyangwa se ikigo bishobora gushora amafaranga muri iki kigo. None se amafaranga yawe yakora ate cyangwa se akorera he, bigenda bite? Reka turebe R-Night amafaranga abantu bayiha ajya he cyangwa se yunguka andi ate. Uburyo ibikora, R-Night ntabwo ari amafaranga ibitse ugenda yashyira hariya bike gusa. R-Night ikora ishoramari. Kativuze uko ni uburyo abantu benshi bahurira hamwe bagashora amafaranga ariko babinyujije mu kigega R-Night Iterambere Fund. Mani magambo ni amafaranga duha kino kigo, hanyuma nyuma y'igihe runaka kikaba cyayaduha natwe ariko hagiyeho inyungu kubera ko kirayashora. Kiyashora mu biki? Gikora ishoramari irimo ama equities n'ama debt securities kugira ngo amafaranga abe yashobora kubyara inyungu. Urugero, jya wumva ko hari igihe avuga ngo Beneri yashyize ku isoko impapuro mpeshamwenda. Iki gihe rero R-Night Iterambere Fund ishobora kujya ku isoko ry'imari n'imigabane ikaba yagura izi mpapuro mpeshamwenda ariko iziguze ikoresha amafaranga abantu bose bahuje hamwe bakayiha, hanyuma ikaba yakoresha ikayashora. Iyo yashoye rero murumva ko hari ikintu cyiza. Ikindi kirimo twavuga nuko R-Night yo iva ko philosophy cyangwa se imikorere yayo ikuye mu magambo y'ingenzi atatu. Irya mbere ni safety, irya kabiri ni liquidity, irya gatatu ni return. Safety, niba amafaranga yawe yashora ahantu yizewe, ahacungwa n'abantu babyize, abarwa n'abantu babyize, babisobanukiwe, bazi kubyaza amafaranga andi. Ikindi liquidity, ni amafaranga ushobora kubona igihe uyashakiye. Ntabwo uyashyiramo ngo uyaboroke rero birarangiye, ahubwo uyabonera igihe uyashakiye. Ikindi ni amafaranga aguha return cyangwa se aguha inyungu, agira icyo twita return on investment kandi nziza. Ni ukuvuga mani magambo umutekano, kubasha kubona amafaranga igihe uyakeneye ndetse n'inyungu. Hariyo magambo safety, liquidity and return. Amafaranga make ushaka kwinjiza muri R-Night Iterambere Fund ni amafaranga 2,000. Nta mafaranga ntarengwa cyangwa se menshi yayandi kita maximum bavuze udashobora gushoramo ngo abe yakwemerwa. Bivuze ko amafaranga make watangiriraho ni 2,000 hanyuma ukagenda wongera investment yawe uko ubushobozi bugenda bwiyongera. Ushobora kandi no kureba uburyo wagabanya uburyo aya mafaranga yawe ashobora kuba atabyara inyungu bitewe nuko wirinda ko uyasohora uko ubishatse. Reka turebe inyungu iboneka ite. Mu gihe gitambutse R-Night ivuga ko itanga inyungu ya 11% ku mafaranga ashorwamo. Aya mafaranga atangwa ntabwo tugiye kuvuga ko ari amafaranga adahinduka, ariko mu myaka itambutse R-Night imaze ikora igera ku 10, nuko iyi nyungu itigeze ihungabana. Ni inyungu ya 11%. Rero R-Night mucyo ivuga ko igamije y'ubwayo ubundi ni uguha abantu, kubonera abantu amafaranga, ni ukugira ngo banabone bashora amafaranga kandi acungwe neza, ikindi kandi ushobora kuyabona igihe cyose uyashakiye. Reka turebe muri make R-Night uburyo amafaranga ashobora kubyara andi. Mwibutse ko iyi nyungu R-Night yungukira abantu ari compounding daily cyangwa se ni amafaranga aho uyashyiramo ya nyungu ya 11% mu gihe cy'umwaka bakungukira ku mafaranga washyizemo, yongera ikiyongera ku mafaranga mu wundi mwaka, hanyuma mara kwiyongera ku andi mafaranga ayo ngako rero babariraho inyungu izakurikira. Urugero, niba useho miliyoni yawe mu gihe cy'umwaka
ikaba yabyara inyungu ingana na 11%, bivuze ko iyi nyungu igihe cy'umwaka izaba ari amafaranga 110. Mwaka wa kabiri ukurikiraho amafaranga bazakubarira cyangwa se inyungu bazakubarira bizaba iri cyangwa se izaba ibariwe kuri investment y'amafaranga 1,110,000. Bivuze ko ya nyungu yawe plus igishoro washyizemo mbere aricyo kwita compounding interest. Mani magambo urumva ko nta handi hantu ushobora gushora imari ngo aya mafaranga angane cyangwa se abyare andi muri ubu buryo. Ese amafaranga yawe iyo yakeneye urayabona? Aranayit ivuga ko amafaranga yayo uyabona. Twavuze ko ariyo philosophy ikoresha ari safety, kuba amafaranga hanabitse yizewe, liquidity, kuba amafaranga ushobora kubona igihe yashakiye, ndetse na return cyangwa se no kuba yunguka inyungu. Ivuga ko ubundi mu minsi 3 y'akazi amafaranga uyasabye na konte ashobora kujyaho werekanye amafaranga aba yakugezeho. Mane magambo nta mbogamizi. Ibi rero bitandukanye n'ishoramari ushaka gushyiramo amafaranga aho ugasanga konte irablotswe, ntabwo ushobora kuyabona. Turazizi nyinshi. Uyu munsi konte bloke mu mabanki ntabwo ibi ngibi byakunda kuko bayaguha igihe wumvikanye na banki kigeze. Hanyuma Aranayit Iterambere Fund yaba ireba nde nande? Uwa mbere reba ni umuntu ufite amafaranga agenda asagura cyangwa se umuntu amafaranga ari akaba konte yishaka gusangira amafaranga abitse nta kintu akora mu gihe runaka. Uyu muntu akeneye Aranayit kugira ngo aya mafaranga yamubikire, ariko yamubikire inamubyariza iki, ishobora no kuba yamuha inyungu kuri ya investment arimo arakora. Ikindi twavuga nuko uwa kabiri ukeneye kugira ngo Aranayit akorane nayo ni umuntu ushaka gutangira kwiga umuco w'ishoramari ariko adafite kapitali nini. Washyira mu bya bibiri byawe utwo wanabirenza ubishyiremo gake gake, ntuyabikuze kugira ngo ya interest ube wayibona, nuko nyine yumvikana uyagumishamo. Umuntu wagaho ukeneye ko Aranayit akorana nayo ni umuntu ushaka kubaka umutungo w'igihe kirekire akayashyiramo amafaranga make make. Ikindi twavuga nuko kugira ngo gutangira 2,000 byawe ubikore buyarura umusaruro, nuko nyine amafaranga uyagumishamo ntuyakuramo kugira ngo abe yagira icyo amara. Turebe ikindi kintu twavugaho, ese ntibivuze ko Aranayit ariyo investment nziza kurisha izindi zose kuri bose? Iki ntago ari cyo. Biterwa n'intego ufite muri investment yawe, ushobora kuyashyira ahandi bijyanye n'icyo ubona byamara, kuko ashobora kuba ari ahandi nafasha kuba yakora kuruta muri Aranayit. Biterwa n'intego ufite n'igihe wifuza kuzaba wayigezeho. Niyo mpamvu financial planning ibanza mbere yo kuvuga ngo nshora amafaranga ya muri Aranayit. Kubera iki? Urabanza urebe mu gihe runaka nkeneye kugera kuki. Aranayit urebye n'umuco wo kuzigama mu Rwanda urimo gutezwa imbere mu buryo bugaragara, kubera yuko iyo abantu benshi batangiye kwizigamira no gushora imari bishobora kugira uruhare mu kongera amafaranga aboneka rwego rw'ishoramari. Reka turebe ukuntu watangira. Aranayit Iterambere Fund byoroshye. Telefone yawe ahantu yicaranye aho ngaho, kanda akanyenyeri 589 cyangwa se kuri platform yabo online, hanyuma umuntu atangire kuba yakoresha yashora imari akoresheje banki cyangwa konti ya banki cyangwa se mobile money. Niba ushaka kumenya byinshi kuri Aranayit Iterambere Fund, hamagara umurongo utishyurwa 5890 cyangwa se 0787 mbere yo gushyiramo amafaranga banza usome usobanukirwe ibyo ari byo. Ese amafaranga yawe arimo aragukorera cyangwa ntagukorera? Gerageza urebe ko Aranayit Iterambere Fund yakubera ahantu heza gushora amafaranga, kubera ko inyungu ya 11% ni inyungu mu by'ukuri udashobora kuba wasanga ahandi, kandi security cyangwa amafaranga yakuba yize kuba ari safe ni ibintu bikomeye tugomba kuba turebaho. Twebwe turi channel ivuga gusa ikanasesengura amakuru ayanye n'ubukungu no kureba icyo abantu bashobora kuba bahoya mu biteza imbere. Wisigara Aranayit Iterambere Fund nange ndimo nawe jyamo. Murakoze.